Yezu araduhamagara, Yezu araduhamagara, ngo arashaka iki ngo tumubere abahamya mu bantu, aradutuma hose aradutuma nta mupaka, Yezu araduhamagara. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yezu Kristu, nitwa Jean Damascene Uwamahoro, ndubatse, mfite abana batatu, maze imyaka irenga 50, ndi umuyoboke w'idini Gatolika, nkaba ndi umuvugabutumwa wo ku isaha ya nyuma, nkunda Yezu Kristu. Iki ni ikiganiro cya 4 nkoze, uyu munsi turi ku cyumweru tariki 16 z'ukwa 10 umwaka wa 2024, igiheruka cyasohotse kuri YouTube mu mezi arenga 3 ashize. Imana imbabarire cyane, ntabwo ndi gukora neza umurimo yampaye, ariko ni ibizazane byinshi Satani aba ari kunyuzamo kugira ngo mbure uko nza kumena amabanga yayo. Kuba rero hashize amezi arenga 3 hafi 4 nta kiganiro nshyira kuri YouTube, byakagombye guha isomo abirirwa bambwira ngo ni amafaranga mba ndi gushaka ya YouTube. Njye ntekereza ko bibaye muri iri vugabutumwa ari amafaranga ngamije, nakora ibishoboka byose nkabishyiraho, ngashyiraho ibiganiro byinshi n'ibipfuye amaso ariko bikinjiza. Njye rero intego yanjye si ugukinisha ubugingo bw'abantu, ndabizi ubugingo burahenze, nta n'icyo wabugereranya nabwo. Niyo mpamvu mba ngomba gufata umwanya wo gutegura kugira ngo mbabwire ibintu birokora ubugingo bwanyu. Nubwo yenda kuri iyi channel hatazanyura iby'ivugabutumwa, ibiganiro by'ivugabutumwa gusa, kubera ko ntabwo ari ibyo gusa iyi channel yafunguriwe, ariko nabanje guhera ku biganiro by'ivugabutumwa, kubera ko n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo tubanze iby'Imana, ibindi bizaza ari inyongera. Tubanze dusenge. Uwiteka Mana ihoraho, Mana ikomeye, wowe waremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka, wowe watumenyeye tutaravuka, wowe wamenye kera na kare ko kuri iyi saha nzaba ndi kuvuga izina ryawe. Ndakwinginze ngo umpe ubwenge n'ubushobozi bwo gusobanura ibintu bikomeye muri iki kiganiro, ibintu ngabo za Satani zakomeje kutubeshya kugira ngo urupfu rwa Yezu ku musaraba ruteshwe agaciro, maze n'abizeye ibinyoma byabo bose kugira ngo bazarimbuke. Satani adufitiye umujinya ngo tutazabona ingororano y'ibyiza byo mu ijuru twavunikiwe, kandi Satani koko irahazi neza kuko yarahabaye. Niyo mpamvu Satani irwana umuhenerezo kugira ngo umwana w'umuntu atazinjira mu bwami yirukanwemo. Mana ndakwinginze, dore ingabo za Satani zadushyize muri koma y'amadini, kandi umuntu uri muri koma ntacyo yakumva, nubwo wamuvugiriza ngo mu matwi ntacyo yashobora kumva, nta n'icyo yabona nubwo wamukora mu jisho. Niyo mpamvu wavuze ngo abafite amatwi, bafite amatwi ariko ntibumva, ngo bafite n'amaso ariko ntacyo babona. Niyo mpamvu twabaye abafana b'amadini aho kuba abo gufana Yezu watubambiwe. Ndakwinginze Mwami ngo ubwo wemeye ko nsobanukirwa ibyawe, mfasha mbisobanurira abandi, kandi nabo nibasobanukirwa ubahe umutima wo gusobanurira abandi, maze kuri iyi si umubare w'ababona ubugingo wiyongere. Yezu Mukiza wacu, nkweretse abababaye ku bw'impamvu zitandukanye, ngo ubakomeze, abarwaye indwara zitandukanye ubakize, n'abashonje ubahe icyo kurya. Niko nsenze kandi nizeye mu izina rya Yezu Kristo Umwami wacu, amen.
Ni nyuma y'igihe kinini namamaza Bikira Mariya umwamikazi w'ijuru n'isi nkoresheje udutabo tw'impuhwe z'Imana, nyine turiya dutabo muri Kiliziya Gatolika dukoresha, abatari aba Gatolika niko tutwita, udutabo twitwa utw'impuhwe z'Imana, nkajya ndutanga cyane cyane muri za gereza, ariko nyuma Imana ikaza kumpishurira ko uwo ndimo kwamamaza atari we nyina wa Yezu nk'uko mbitekereza, ahubwo ari Satani yiyoberanije. Nagize agahinda ariko ntikamperana, ahubwo ngira umwete n'amatsiko byo kugira ngo menye niba atari ubuyobe bukabije naba nguyemo. Bityo ntangira gukora ubushakashatsi haba muri Bibiliya, mu bitabo bivuga kuri Bikira Mariya, ku mabonekerwa anyuranye, aho yagiye aba hose ku isi, ndetse n'ibiganiro byo kuri YouTube byaba ibya Kiliziya Gatolika, ibiganiro by'abapadiri kuri YouTube channel bashinze ku giti cyabo, cyangwa abandi bavugabutumwa muri rusange. Bamwe ntangira kubasaba ibisobanuro ku buryo bwimbitse, ndetse abandi ntangira kubabwiza ukuri ko batuyobya. Muri ubwo bushakashatsi nakoze rero, icyantangaje ni ukuntu nasanze abantu benshi bazi neza ko Bikira Mariya ari umudayimoni cyangwa se Satani yihinduranya, kandi koko niko bimeze. Noneho muri abo babizi n'abayoboke Gatolika barimo, ariko ni bake cyane. Urugero nabaha, ku cyumweru tariki 21 z'ukwa karindwi uyu mwaka wa 2024, nahuye n'umugabo wigishije mu iseminari imwe ntavuze, ambwira ko amaze hejuru y'imyaka 20 abizi neza, ngo akaba yarabibwiwe n'umupadiri w'uruhu rwera bakoranaga. Ambwira kandi ko yabimubwiye ari kumwe n'abandi bakozi bakoranaga. Ambwira ko afite na mushiki we w'umubikira, ko ndetse yabimubajije akabanza kujya abihakana, ariko nyuma ngo aza kubimwemerera. Njye rero mbere yo gukora ubu bushakashatsi nari naketse ko abapadiri batazi Bibiliya, ko batanayisoma. Nyamara muri za disikisiyo maze igihe ngirana n'abantu batandukanye ku bya Bikira Mariya, nyine nkora ubwo bushakashatsi ku bintu bya Bikira Mariya n'abatagatifu n'abamarayika no gusenga dukora ikimenyetso cy'umusaraba ucuritse, naje gusanga abapadiri baba bazi Bibiliya umurongo ku wundi, ariko bakayicurika babishaka, nyine kubera impamvu z'uwabatumye. Ngira ngo ibyo rero byose muri iyi minsi, abapadiri musigaye mubona ko baza kuri za YouTube channel, abakristo bakababaza ibibazo rwose, abapadiri bakavuga bagasobanura, bikagaragaza ko abapadiri Bibiliya bayizi, bitandukanye n'uko ahubwo mbere twabitekerezaga. Ibi rero byatumye nemeza amakuru nakunze kujya numva abantu benshi bajya bavuga ngo abapadiri mu bintu biga harimo kwemera iby'Imana no kubihakana. Urugero rumwe, muri za 2015 nabajije umupadiri nakundaga gukurikira ibiganiro bye kuri YouTube, witwa izina ntibuka neza, ariko niba ari Rushigajiki Pierrot cyangwa Rugwizangoga Jean Pierre sinibuka neza. Mubaza impamvu abagatolika dukora ikimenyetso cy'umusaraba, tugakora umusaraba ucuritse, nyamara mu gisobanuro yampaye, ubwo nyine namubazaga nti kuki dukora ikimenyetso cy'umusaraba ucuritse kandi Yezu yarapfuye, ari ku giti cy'umusaraba uhagaze. Mu bisobanuro yampaye muri audio y'iminota 5 kuri WhatsApp, nabuze ikintu kizima nkuramo, kuko yarabyemeraga kongera akabihakana, akavuga ko ibyo bintu atabizi. Ntekereje ukuntu niyo uri kuri aritari uba witegeye abari mu Kiliziya hafi ya bose, numva biranshanze. Ibyo ari byo byose kuri aritari narahabaye igihe kinini, kuko nabaye umusomyi muri Kiliziya ndabizi neza.
By'amashirakinyoma rero ibisa n'ibyo ngibyo, nibyo mu kanya nshaka kugira ngo nze kubumvisha muri iki kiganiro, aho umupadiri nkunda gukurikira cyane, nafashe kimwe mu biganiro bye yakoze tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani, uyu mwaka 2024 ngipositinga muri iki kiganiro. Ni umupadiri ufite YouTube channel yigisha gusa kuri Bikira Mariya, abamarayika n'abatagatifu, ku buryo rwose kumva avuze ku izina Yezu biba ari nk'igihe aba yibagiwe cyangwa acitswe. Ubwo rero ni nyuma y'igihe kinini nkurikira ibiganiro bye, natangiye kumubwira ko atuyobya, nerekana ukuntu Bikira Mariya atwigisha atari we nyina wa Yezu, ko ahubwo ari umudayimoni, kandi na Mariya nemera uriya nyina wa Yezu nawe ntibyemewe kumusenga no kumwiyambaza kimwe n'abamarayika n'abatagatifu. Noneho muri kwa kwemera no guhakana kwabo, aza kubyemera abinyujije mu mvugo izimije cyane y'umugani w'indogobe n'urusamagwe, ku buryo umunyabwenge wenyine niwe wasobanukirwa ibyo yavuze. Nuko ubundi arambwira ati ibyo uvuga ni ukuri, ariko uzicwa nk'urusamagwe rwavuze ukuri ubwo rwaburanaga n'indogobe rukicwa. Ndasaba ko mwaza gukurikira neza ikiganiro cye kugira ngo umunyabwenge aze gukiza ubugingo bwe. Nyuma y'ikiganiro cye ngiye kubumvisha, ndagaruka nkore komenti nkeya, ari nako mbasobanurira ukuntu Yezu na Mariya bambuye icyubahiro nyamara kigahabwa Satani, ariko abantu bakarinda bapfa barimbutse nyamara bo bibwira ko ari abakristo. Mukurikire neza iyi audio. Kristo akuzwe bavandimwe, kandi umunsi mwiza wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kwa munani akaba ari umunsi tugiraho misa y'umubyeyi Bikira Mariya, turushaho kwisunga umutima we utagira inenge. Ndashaka kuganira rero ku kiganiro mperutse gukora ubwo navugaga ku gusobanura ukuntu Bikira Mariya nta bana bandi yabyaye, nta n'umugabo wundi washobora kumwegera, mvuga ko yari ikitabashwa imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Imana imuha agaciro karenze kuruta imivugirwe, ku buryo naho waba ushaka kubaha Bikira Mariya udashobora kugeza aho Imana yamugize, kuko nta mugore uteze kuzabyara Imana, nta mbere we ntabigeze abyara Imana, kugeza uno mbega byabaye rimwe risa kandi bakotwe dushimye kwita umubyeyi wacu. Icyo kiganiro rero cyakuruye, narebye komenti cyangwa komantere ziri munsi, ndagira ngo nshimire rwose abantu bakurikira uru rubuga, kuko ruri gukurura n'abantu bo mu madini yandi, ariko bigaragara nyine ko hari nk'abajya mu makoraniro y'abarokore, bo hari abajya mu bintu barya abapasiteri badutse, n'abandi wenda baza bafite nk'ikintu cy'umujinya, ku buryo uvuga kuri Bikira Mariya neza ukabona hari nk'inzara zihise zisohoka ziza noneho ukabona haje nk'ibintu byo gutukana, haje nk'ibintu byo gusuzugura umuntu, haje ukavutse abantu. Kuki Bikira Mariya iyo umuntu amuvuzeho, mu gihe abandi benshi banezerwa ku mutima uratuje, hari n'abandi benshi biyarutse kubona bari nk'abariwe n'amavubi cyangwa se n'intozi. Impamvu zishobora kuba nyinshi, ariko iziruta zose birumvikana n'ubujiji bwo kutamenya amateka, ubujiji bwo kutamenya imico y'amahanga, ubujiji bwo kutamenya n'aho Bibiliya ikomoka n'uko yanditswe. Noneho ukabona umuntu yitwaza ngo ibitari muri Bibiliya nyine ubwo ntabwo ari byo, ngo ntibibaho. Bibaho muri Bibiliya, ko hatanditsemo ko Yozefu yapfuye, nuvuga ko akiriho. Ko batatubwira se igihe intumwa zapfiriye uretse Yakobo wenyine, nuvuga ko n'uyu munsi zikiriho. Ese ko batatubwira ababyeyi ba Bikira Mariya, ni ukuvuga ko batigeze babaho?
hari ibintu mujye musoma Bibiliya mushyizemo ubwenge. Ntabwo Bibiliya yigeze yandikirwa kurangiza amatsiko yacu. Yohana aratubwira ngo Bibiliya yandikiwe kugira ngo mwemere ko Yezu ari Nyagasani, kandi nimumwemera mwigiramo ubugingo. Ntabwo rero Bibiliya ari amatsiko igomba kurangiza. Ikindi rero nakibona giteye agahinda ni uko hari abatekereza ko Bibiliya yamanutse mu ijuru imeze kuriya, ntibazi ko Bibiliya ari umwihariko wa Kiliziya Gatolika. Umwihariko wa Kiliziya Gatolika ni ukuvuga ngo Luteri wavuye muri Kiliziya Gatolika agatwara Bibiliya akajya gutangiza Abaporoso, ntabwo yanditse uwo munsi, yayisanze muri Kiliziya. Iyo Kiliziya niyo yagennye ibitabo byemewe nk'ibyahumetswe na Roho Mutagatifu. Sinzi impamvu bigora kubyumva. Niba rero yabigennye rero ikanemera ko mbere y'uko habaho Bibiliya habanje kubaho umuryango w'Imana, ni ukuvuga habanje kubaho abakristo bahura bagasenga, bagasubira mu byo Nyagasani Yezu Kristo yabigishije mu buryo bw'amagambo, bagafata ibyavuzwe mu Isezerano rya kera bakongera bakabisoma, ariko Isezerano rishya ryari ritari ryandikwa. Bimaze noneho benshi barara, mujye musome Ivanjiri ya Luka umutwe wa mbere 1-4. Ndavuga nti mujye musoma, kubera ko hari abasimbukira ku bisubizo, naho kwandika komantere ukabona atanasomye rwose, n'ikiganiro atacyumviye. Mujye musoma Ivanjiri ya Luka umutwe wa mbere 1-4. Luka aravuga ati benshi barashakishije, nanjye ndashakisha, maze gushaka dore ibyo nabonye ngiye. Ibyakozwe n'intumwa nabyo ni ubyandika. Ndavuga ati benshi barashakishije, maze gushakisha Teofili nkunda, dore ibyo nabonye nibyo nkugejejeho. Mujye musoma ubone ko benshi bari banditse, noneho Kiliziya iricara mu bushishozi bwayo n'ubuhanga bwayo mu kinyejana cya 2 yemeza ibitabo ko ari byo byahumetswe n'umwuka w'Imana na Roho w'Imana. Ibyo bitabo urutonde rugenda ruhindagurika. Mu kinyejana cya 4, icya 5 byari bitari byashyirwaho akadomo. Byashyirwaho akadomo muri konsili y'Itrante, mvuga ngo turi umwaka w'1543 nibwo ibitabo dufite bya Bibiliya byashyirwaho akadomo. Bishyirwaho akadomo na bande? Na Kiliziya nyine. Hano umuntu ujya kukubwira utuntu uravuga uti ariko mujya kumva umenya bisaba ko umuntu aca bugufi, ukamenya ko bijya afite naho bigarukira. Hari inkuru nasomye, cyakora ntawe nifuza gukomeretsa mu myihanganire, ni inkuru nasomye nta n'uwo nifuza gutuka rwose, ngo barebe, ntabwo njya mbikora, ariko iyo nkuru iteye itya ngo inyamaswa y'inkazi yitwa tigre si uwo twayigereranya n'iki sinzi. Inyamaswa y'inkazi yitwa tigre ngo yagiye impaka n'indogobe, bajya impaka cyane, bya bindi bikomeye. Bari gupfa iki? Ko tigre iri kwemeza ko ibyatsi bisa n'icyatsi kibisi, ibara ry'ibyatsi ni icyatsi kibisi. Noneho indogobe ikavuga toya, ibara ry'icyatsi ni ubururu. Bijya impaka cyane, bati noneho rero badusange umwami w'ishyamba, dusange intare aba ari budukiranure, tumenye uko ibintu bimeze. Ubwo rero izo nyamaswa zombi zirashorerana, nyine ngo umugani ugana nyine akariho. Zirashorerana, ziba zigeze hehe? Imbere y'umwami w'ishyamba ari we ntare. Bimeze bitatu, twagiye impaka, twaburanye kugira ngo dukiranure. Noneho intare ibaza indogobe, tangira uvuge ikibazo cyawe. Indogobe ati yewe natonganye na tigre, icyo turi gupfa nta kindi, ngende kwemeza ko ibyatsi ari ubururu, tigre ikavuga ngo ni ibyatsi, ngo ni icyatsi kibisi. Noneho umwami w'ishyamba intare iravuga itoke, mu by'ukuri wa ndogobe we ufite ukuri, uratsinze. Kandi none ati ubwo nsinze rero ibyatsi bikaba ari ubururu, ubwo rero mugomba guhana tigre kubera ko nta bwenge igira, imaze kwemeza ko ibyatsi ari ibyatsi bibisi.
noneho igihano ndayigihaye izamara imyaka 5 itavuga. Noneho indogobe nyine igenda yishimye cyane igenda ibyina umugenda. No tigre ivuga ati jyewe ntabwo ndi kubyina, mwami w'ishyamba wantare we, ni gute koko nawe wemera ko ibyatsi ari ubururu? Batuya ndabizi ko ibara ry'ibyatsi ari ibyatsi bibisi, icyatsi kibisi niryo bara ry'ibyatsi, none se ni gute nsinzwe? Ntabwo utsinzwe kubera ko ibyo uvuga atari byo, utsinzwe kubera ko wemeye kujya impaka n'indogobe. Indogobe naho waba ufite ibimenyetso byose bishoboka, umutwe wayo ufunze kuriya kubera ko idashaka nyine kumva. Kuvuga ngo murumva rero icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo naho watanga ibimenyetso bimeze biti, iyo umuntu ari muri fanatisime, umuntu akaba ari bumushyuhira, umuntu akaba akoreshwa n'amarangamutima, cyangwa umuntu akaba yifitemo n'ibibazo yagiranye muri psikoloji. Hari abantu bajyana ibibazo na mama babo, noneho bavuga undi mugore agahita azana urumeze. Hari n'abandi bavuga ngo babana bahuza ibitsina bibiri ari bamwe, ari ukubera ko wenda bagiye bagira ikibazo na ba nyina. Hari n'abantu benshi batinya ibibazo na mama babo bakaza kubihirikira kuri Bikira Mariya. Mutese kuki mvuze ibyo byose natanga n'urwo rugero? Ni uko mu kiganiro natanze rwose tuvuga kuba Bikira Mariya atarabyaye abandi bantu, ntanga ingero zose, nkajya no muri Bibiliya nkanerekana rwose ku buryo bufatika uburyo hari amagambo amwe n'amwe batindaho kandi atari kuvuga ngo Yezu ngo Bikira Mariya ngo abyara umwana we w'imfura, umwana we w'imfura, ubwo rero baravuga ko yabyaye abandi bana. Njyewe nkabaha ingero muri Bibiliya icyo umwana w'imfura bisobanura. Ngo yanga ibyo uri kuvuga ngo ni ibintu byo mu muco, ngo nta nubwo bisobanutse, mu kubera ubwo ntabwo ari byo. Hano ukabwira uti yewe abavandimwe ba Yezu dore imirongo muri Bibiliya ngiyi, ukayibereka isobanura ya mazina bavuga bati bitwa ba Yosefu, bitwa ba Yakobo, bitwa bande na bande, dore nyina nguriya n'amazina ye n'abandi bana, ukabereka icyo bisobanura mu muco wa Kiyahudi nko mu muco w'iwacu kwitwa abavandimwe ku buryo bwumvikana rwose. Akabera ukuntu Bikira Mariya atashobora kubyara abandi bana kubera ko nyine ntabwo Yosefu nk'umuyahudi uzi umuco we cyangwa wubaha Imana yashobora kumwegera. Bati none se buriya Imana ko Yosefu yari yamuretse, Imana kuki yamumushubije? Yari kumushubije se atari ukugira ngo amugire umugore? Mana ya aba bantu maze kubereka ko uhereye kuri Bibiliya ko ibyo bintu bitanashoboka rwose. Yosefu ishema rye ni ukuvuga ngo Imana iranyubashye, irankunze, mva muri mudasanzwe, mbese inshyize mu rwego rurenze rw'abasaseridoti, kuko impaye ubutumwa bukomeye cyane. Hano ukabibereka, reka da ukabona abantu rwose banangiye. None hari n'undi wavuze ati ariko ubundi ibyo ngibyo, hari uwavuze ati ariko se ubundi harya ibere nka mpyisi, wemere ko mujya mubeshya abantu kandi ukizoroho muzazibazwa. Ngemwe se koko ibintu byumvikana ku buryo bugafatira, ku buryo bugaragara, ibi ikibazo gute? Ikibazo gute? Noneho nageze n'ubwo mbabwira nk'uko abangaba bose bavuga ni abakomoka ku Baporoso. Izi ngirwamadini zose n'amatsinda yose bose bakomoka ku Baporoso, kandi Abaporoso muri rusange bashinzwe na Luteri, nibo bamamaye ahantu hose ku isi. Rero mbabwira ko Luteri ubwe uwashinze Abaporo ari kuvuga ati abantu basuzugura Bikira Mariya bakavuga ko atagumirije kuba isugi. Luteri ubwe amagambo nashyize hejuru ati abo bantu ni ingurube, ati abo bantu ni imbwa. Amagambo ye muze kwisomera mu Gifaransa
iriya videwo yeza ati abo bantu ahubwo ndetse noneho aravuga ngo kino fonke deshire essuyer la sainte écriture nta kindi bakora uretse gushwanyaguza no kwanduza ibyanditswe bitagatifu. Ibyanditswe bitagatifu niyo bibiliya abo ngabo bari kuvuga, nawe ukavuga uti se ubu ngubu umuntu yabisobanura ate kugira ngo rero kugira ngo wumve bisaba guca bugufi ugatega amatwi, ariko ntekereza ko abo ngabo bazi ibibazo baba barwana n'umutima wabo. Nimuze mwemere muba abana ba Bikira Mariya maze mwigire nk'amahoro mu mutima, kuko ku musaraba twaramuhawe nk'umubyeyi wacu twese, nimuze mumwakire. Abandi rero bati ni hehe haba Imana ivuga ko hari abakozi muri komantere avuga ngo ni hehe muri Bibiliya handitseho ko kudashaka byemewe, kudashaka byemewe. Ubwo nari ndi kuvuga rwose ko Bikira Mariya yagumirije kuba isugi imbere na nyuma, none avuga ko na Yezu ubwe amagambo nk'aho ngaho ashyigikiye. Noneho umuntu rwose akandika komako se Bibiliya se bagiye kuyisoma hari ibyo bashinguramo cyangwa se bayisoma yose? Ivanjiri ya Matayo y'umutwe wa 19 umurongo wa 10 kugeza kuri 12 hari amagambo avuga ngo abigishwa baramubwira bati niba ari uko bimeze ku mugabo n'umugore ikiruta ni ukudashaka. Ubwo yari amaze kubabwira ko kizira kwirukana umugore wawe mwasezeranye, ngo keretse babana bitemewe n'amategeko, ko kizira rwose kikazibirwa kubera ko babanye babirangiye. Abigishwa bari bagize bati bya bintu burya birakaze, niba ari ukwiruta ni ukudashaka. Urumva, kubera ubwoba bwo gushaka ntabwo ari ukubera ko kudashaka babifashe ni uko bavuga bati mana yanjye kwihambiriraho umugore tuba tuzi gufora kwandika urwandiko ukamwirukana, niba ari ukwiruta ni ukudashaka. Yezu yagiye kubasobanurira ati niko kubasubiza ati bose ntibumva iyo mvugo keretse ababihawe bonyine. Iyi nteruro irahagije. Bose ntibumva iyo mvugo keretse ababihawe bonyine. Niba utabyumva wijya gutuka ababihisemo, kuko Imana ntabwo yaguhaye iyo mpano nyine, nta nubwo yaguhaye n'iyo kubyumva. Yaguhaye n'iyo kubyumva, kuko igihe nari ndi kubwira Yozefu Mutagatifu ko yazi umuco w'Abayahudi n'ibiki byose, niho naheraga nashatse kwerekana ko Yozefu Mutagatifu kuba Imana yarahisemo Bikira Mariya wari umufiyanse we kugira ngo abyare umwana w'Imana, kuri Yozefu yahise ahabwa n'iyo mpano y'ubumanzi yo kubana n'uwo na Bikira Mariya kugeza ku ndunduro, kugeza igihe aviriye muri iyi si atamwegereye, kubera ko yari ikitabashwa cy'Imana. Noneho maze kubisobanura ndi no kwerekana nyine ukuntu ibyo ngibyo ari uko nyine byari bimeze, ndavuga nti byari ishema, kuko na Yezu yabyo kuko abibwira abigishwa. Ndakandika ati muri Bibiliya ntibirimo. Interuro ya mbere ni ukuvuga ngo ihangane ntabwo wabihawe nyine ntunabyumva. Yezu akomeza ku murongo wa 12 agira ati koko rero hariho abantu bavutse ari ibiremba, hari n'abandi babigizwe n'abantu, kandi hari n'abandi bigize batyo kubera ingoma y'ijuru. Ushobora kumva niyumve. Nyagasani Yezu avuze ijambo akongeraho aya magambo ngo ufite amatwi yo kumva niyumve, cyangwa ushobora kumva niyumve, ni uko bazi ko ari kuvuga imvugo yumvwa n'abafite Roho Mutagatifu, n'abuzuye Roho Mutagatifu. Ushobora kumva iyo mvugo niyumve. Hari abavutse batyo, hari abantu bavutse ari ibiremba, hari abagizwe ko n'abantu, cyane cyane abarindaga abamikazi, abarindaga abakobwa bakomeye cyane b'ibwami, bakabagira inkone. Hakaba n'abandi babihitamo
kubera ingoma y'ijuru. Mhm. Paul mutagatifu we ajya kure. Ngo wenda tubanze gusoma kwa Matayo. Paul mutagatifu we ajya kure. Niwe yandikiye abanyakorinti umutwe wa 7. Mhm. Afite ukuntu noneho abisobanura. Aravuga ati kuko Paul mutagatifu turabizi. Paul mutagatifu mu murongo wa Yohani Batista, umurongo wa Yezu Kristo ubwe, umurongo wa benshi mu ntumwa za Yezu, ntabwo bigeze bashaka. Ntabwo birumvikana Nyagasani Yezu we sinirwa mbeho. Kuko igihe ukubaho gushya nk'abageze mu ngoma y'ijuru kwari gutangiye kuva Kristo yapfa akazuka. Ariko ku integuza ya Yezu, Yohani Batista nawe nuko yabagaho. Paul mutagatifu rero amaze guhura na Yezu, yumvise ko kwambaza ingoma y'Imana bimushishikaje kuruta ibindi byose. Nta handi ashobora kwerekeza ibitekerezo bye uretse kwambaza ingoma y'Imana. Ntatubwira rero ku kibazo bamubazaga ati se gushaka no kudashaka bigende biti. Ya mbere y'Abanyakorinti umutwe wa 7, nisomera gusa 20, umurongo wa 7 n'uwa 8. Nakwifuza yuko abantu bose bamera nkanjye, ariko buri wese afite ingabire ye bwite yiherewe n'Imana, umwiye undiye. Nyamaze gusoma mu kanya, byumvwa n'ababihawe. Icyo mbabwira abatarashaka n'abapfakazi ni uko bakwigumira batyo kimwe nanjye. Abatarashaka n'abapfakazi ni uko bakwigumira batyo kimwe nanjye. Niko mutatu bivuga. Nyamara niba batashoboye kwihangana, ntibashake, kuko ikiruta ari ugushyingirwa aho kwitwa n'irari. Iyo mirongo irumvisha Paul mutagatifu wari. Nagumya ngasoma n'ahandi, kuko ahandi aravuga ati nanjye nashobora kujyana n'umugore nka ba Kefasi n'abandi, ariko kubera ingoma y'Imana ntabyo nakoze. Niyo ngo ni amahitamo ukabiherwa imbaraga na Roho Mutagatifu kubera ingoma y'Imana. Ukaba uzi ko ni urugamba, kimwe n'uko muri iyi si umuhamagaro wose ni urugamba. Iyo urebye ingo zisenyuka, ukareba abaca inyuma y'abandi, ukareba abahemukirana, uravuga uti umusaraba uri hose. Ariko usaba Roho Mutagatifu amuha izo mbaraga. Nta kureba rero ibintu abantu babogamiye mu burwayi bwabo, ntibareke Roho Mutagatifu ahubwo abamurikire. Ikiganiro kuri Bikira Mariya igihe cyose gihora giteza ibibazo, cyane cyane ko nyine hari ya magambo ya nkota ya yindi Bikira Mariya yahanuriwe na Simewoni. Simewoni abwira Bikira Mariya ati wa mugore we nawe inkota izakwahuranya umutima. Kuko uyu mwana wawe azaba nyamugirwaho impaka. Inkota izakwahuranya umutima. Ngira ngo iyo nkota ihora yahuranya umutima wa Bikira Mariya. Yabona abantu bamukiniraho bamusuzugura, kandi Imana aramuteretse abantu badashobora kugera. Inkota imwahuranya umutima, yabona n'umwana w'abantu bamukinisha uko bashaka. Inkota imwahuranya umutima, yabona abantu bavuga n'ibintu Ruterwa atashoboye kuvuga. Ruterwa atashoboye kuvuga. Dore uyu nguyu yashyiriweho kubera benshi muri Isirayeli impamvu yo korama cyangwa gukira. Azaba n'ikimenyetso bazayigeraho impaka. Nawe kandi inkota izakwahuranya umutima, bityo ibitekerezo biri mu mitima ya benshi byigaragaze. Ivanjili ya Luka umutwe wa 2 umurongo wa 35. Ibitekerezo bya benshi byigaragaza iyo umuntu avuze kuri Bikira Mariya, ukabona abantu bahise baba nk'intozi zimeze neza. Nk'iyo tuvuga uti yewe, nyamara rwa rugamba hagati ya Bikira Mariya na ya nzoka ya mbere ruracyakomeza ndetse rumeze nabi cyane.
kuko ibi ngibi byo gukurura impaka kuri Bikira Mariya nabyo birabyerekana. Ndongeraho gushimira Imana kubera ko ubwo navuze kuri izo comment cyangwa izo komanteri kubera ko zari nyinshi, ariko hari n'abo nagiye mbona bazisiba, nkaba nibwira ko abazisibye ari uko wenda abandi babwiye bati ahubwo wowe wasaze, cyangwa ahubwo wataye umutwe ibyo uri kwandika nta shingiro bifite. Ubundi nkabwira nti ntihabone nimufate Bibiliya muyisome yose, ntimukajya mukuramo uturongo tumwe na tumwe, usome Bibiliya yose kuko igenda yisubiza. Noneho nufata umurongo nkaguha urugero mu isezerano rya kera, uruhuza uburyo atari kubya kuko bya bindi ari kuvuga nibyo, aho kuvuga ngo ibi ngibi se no mu isezerano rya kera bihuriyeho n'ibya Bikira Mariya. Iri jambo ry'Imana rifite ingabire yo kugenda ryisobanura ryo ubwaryo. Gusoma Bibiliya, ariko ikindi cyane umukristo gatolika cyane cyane abacu bo nta kibazo bafite, kuko uruhererekane rwa kiliziya rusobanura byinshi cyane. Hari umuvandimwe wanyohereje ubutumwa bundi buri kwigishwa buvugwa n'ibyo by'abarokore n'abandi, berekana ko amahame twemera kuri Bikira Mariya ngo yose ashingiye ngo ku bitekerezo gusa. Nzabikoraho ikindi kiganiro ubutaha, ariko nagira gusa ngo ni ukuri nshimire aba bantu bose bakoze komantere, bose nabo ngabo bazikoze bantuka, kuko bigaragara ko baje ku rubuga inkuru nziza yenda ikabakorogoshora ukumva batari wabo kwiyakira. Abo bose rero ndasaba roho y'Imana ngo amanukire kuri buri wese, roho y'Imana amanuka umanukire ku bantu bose basoma ijambo ry'Imana, ubaho ubwenge bwo gushobora kuryumva, barisome ryose uko warihishuye ukarihishura muri kiliziya yawe. Ariko cyane cyane iritoneka cyane aba ari ryo twakira, kuko niryo ryomora rigamije kudukiza, maze abafite amagambo yose y'ubutukamana yo gusugura Bikira Mariya, roho y'Imana indimi zabo zisukura uzoze, ahubwo nabo ubazane mu muryango mugari, bumve ko Bikira Mariya ari umubyeyi wabo nabo ubwabo, kuko twese twamuhaye ku musaraba. Ushobora byose we nabaha umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Umunyarwanda rero yaciye umugani ati inzira ntibwira umugenzi, ariko njye imyaka maze kuri iyi si nasanze atari ko bimeze, ahubwo inzira ibwira umugenzi, ariko gusa akumva yari umuhanga wo kumva. Ngira ngo rero ufite amatwi yaba yumvise ibyo padiri amaze kutubwira muri iki kiganiro. Uwo mugani w'urusamagwe rwavuze ukuri rugahanishwa kwicwa, akaba ari njye yawuciraga. Padiri rero mu mvugo irimo ubuhanga bwinshi butakumvwa n'ubonetse wese, ati umugani ugana kariho, umutwe w'indogobe ufunze kuriya, nta kimenyetso na kimwe igisamagwe cyari kwerekana ngo cyemeze indogobe ko ibeshya. Mu yandi magambo, kiliziya gatolika ibyayo bifunze kuriya, nta kimenyetso na kimwe wazana cyaba icyo muri Bibiliya cyangwa inyuma ya Bibiliya ngo kiliziya gatolika yemere ko inyigisho zayo ari ukuyobya abantu, kandi zabayobya kugeza ku munota wa nyuma, ndetse uzerekana ko iri kubayobya ni ukwicwa nyine nta kabuza. Birumvikana ko iyo nza kuba ndi umuntu utinya gupfa, nagombye guhita nceceka sinzongera kuvuga ku bya kiliziya gatolika. Ariko rero ikibazo kuri njye si ugupfa, ahubwo ikibazo ni ukuba nakwicwa ariko ndimo kuburira abo Satani yamaze kwica amatwi. Ibi mbivuze kubera ko tariki 26 z'ukwezi kwa 3 2024 uyu mwaka nyine mu masaha ya saa 7 z'amanywa, Satani yantwaye buroho injyana mu ruhango ku rutare rwa Kamegeri, irambeshya ngo uru rutare ureba
ruragiye rugafatana n'urutare rwa Ndaba rukagera na Kibuye i Karongi, noneho impereza ikinyundo kinini cya Kinubi kiri abashisha amabuye ngo ngaho ni Ndwase, noneho nakubitaho Kinubi gasimbuka, nkabona n'abagenzi bari muri za kwasiteri barimo banseka ngo buriya uriya mugabo rwose uri gukubita ku rutare rumeze kuri ari mu biki, maze arambwira ngo uko ubona uru rutare rugoye kurwasa kuba utarushobora, ni nako nakomeje umutwe wa bagenzi bawe b'Abagatolika ku buryo ibyo ubigisha batashobora kubyumva nubwo wazana iki. Ariko rero buriya Satani mu byibeshya hari igihe ishyiramo ibisa n'ukuri. Ku batazi urwo rutare rwa Kamegere ruri kuri kaburimbo ya Ruhango Huye. Urumva maze byibuze umwaka wose nsobanurira abantu kuri Facebook na YouTube ko Mariya nyina wa Yezu atari Bikira Mariya, kubera ko ari umudayimoni wazanywe n'idini, ariko abantu aho kunyumva ahubwo bakantera amabuye. Ariko ntabwo nabarenganya, ni ukubera ko abantu turi mu kinyoma kimaze imyaka irenga 1000. Noneho n'abagerageje gusa n'ababyumva bakambwira ngo njye nshaka uburyo bworoshye bwo kubivugamo ariko rwose njye nta formule de politesse nabona yo kuvugamo ko nyir'urugo yapfuye, ntayo rwose, ntayo. Ni kuriya nyine Bikira Mariya ni umudayimoni, nta bundi buryo bwo kubivugamo. Uwashaka kumva ibindi biganiro nakoze yakanda like na subscribe, bikamuha amahirwe yo kubona vuba ibyo biganiro nyine nakoze. Nyamara iby'ubuzima bwa Mariya nyina wa Yezu nubwo muri Bibiliya batamuvugaho ibintu byinshi, ariko n'ibyo bike byamwanditsweho byanditswe mu buryo bworoshye kubyumva, ku buryo buri wese yabyumva rwose hadakenewe ubundi buhanga buhambaye bwo kubisobanura kugira ngo abyumve. Ni ukuvuga ngo igikenewe kimwe cyonyine ni uguca bugufi imbere y'Uhoraho, maze Imana ubwayo ikagenda igufasha guhuza ibyo wasomye mu nyandiko, ibyo warasomye mu nyandiko zitandukanye zo muri Bibiliya, mbese ikagufasha guhuza ibyo mu isezerano rya kera n'ibyanditswe mu isezerano rishya. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa mbere umurongo wa 24 kugeza ku wa 25 herekana ko Yozefu atigeze yegera Mariya kugeza abyaye umwana w'umuhungu amwita Yezu. Muri verisiyo zose za Bibiliya uko zitandukanye ari nyinshi, ndetse n'uko zasemuwe mu ndimi nyinshi, ni nako hitondewe cyane ayo magambo avuga ngo Yozefu yirinda kwegera Mariya kugeza abyaye umwana w'umuhungu, kugeza abyaye umwana maze amwita Yezu. Aha hantu hari hagije ubwaho kugira ngo wumve ko nyuma yo kubyara Yezu, Yozefu yaryamanye n'umugore we Mariya, ndetse n'ahandi henshi cyane muri Bibiliya tubonamo ko yabyaranye na Mariya abandi bana. Nk'iyo usomye neza hano mu ivanjiri ya Mariko umutwe muri Mariko umutwe wa 6 umurongo wa 3, ubona ko Yezu abaturage ubwabo bamuvuga nk'abantu bamuzi neza, ndetse n'abavandimwe ba Yezu bavukana kuri se na nyina. Icyakora icyo batari bazi ni ubumana Yezu yavukanye, akaba ariyo mpamvu nyine bavugaga bati uriya musore yari amagambo avuga ndetse na biriya bitangaza akora abivanahe. Mureke umusomyi ahadusomere. Uriya si wa mubaji tuzi mwene Mariya,
akaba umuvandimwe wa Yakobo na Yozeto na Yuda na Simoni na bashiki be ntitubatunze. Ibyo bibabera intandaro yo kumwanga. Umusomyi mureke adusomera ahandi hagaragaza abavandimwe ba Yezu, muri Matayo 12:46, 12:50, iyo ihuje neza na Mariko umutwe wa 3 umurongo wa 35. Igihe Yezu akiganira na rubanda, nyina n'abavandimwe be baba barahageze, baguma hanze bashaka kuvugana nawe. Amen. Hari ahandi umuntu yabona nanone hafasha umuntu, nko muri Matayo ukomeje hariya nyine umutwe wa 12 umurongo wa 50, hakaba hanahuje neza nko muri Mariko umutwe wa 3 umurongo wa 35. Umusomyi nawe nabwo nahadusomere. Umuntu wese ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka niwe murumuna wanjye, niwe mushiki wanjye, ni nawe mama. Amen. Ahandi muri Bibiliya wasanga ibya nyina wa Yezu n'abavandimwe be, ushobora gusoma Luka umutwe wa 8 umurongo wa 19 kugeza ku wa 21, Mariko umutwe wa 3 umurongo wa 31 kugeza wa 34, Ibyakozwe n'Intumwa umutwe wa 1 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14, Abanyagalati umutwe wa 1 umurongo wa 19, aho bavuga n'izina bakavuga ko ari Yohani, n'ahandi henshi cyane wabishaka yazambaza nahamwereka. Niba Bibiliya rero itwereka neza ko Mariya yabanye na Yozefu nk'umugore n'umugabo bakabyarana abandi bana, ibi bitwereka ko ubusugi bwa Mariya budahoraho nk'uko Kiliziya ibitwigisha. Kuvuga ko Yozefu yanze kwica umuco wa Kiyahudi ngo agahitamo kubana na Mariya bataryamana, ahangaha ni uguhakana Bibiliya ku ngufu, kuko Bibiliya ubwayo iratubwira ngo marayika yasanze Yozefu aramubwira ngo witinya kurongora umugeni wawe. None se mwa bantu mwe, ninde utumva definisiyo, ninde utumva icyo kurongora bisobanura? Ahubwo izina Bikira Mariya, cyangwa mu Cyongereza Virgin Mary, cyangwa mu Gifaransa Vierge Marie, iri zina risobanura mu Kinyarwanda isugi Mariya. Ni ukuvuga ngo uyu Bikira Mariya nyine ni umwamikazi witwa Kandake, wigeze kuyobora umujyi wa Saba cyangwa se Sheba, hari abavuga Saba abandi bakavuga Sheba. Iyi Sheba akaba ari umujyi wa Addis Abeba nyine muri kapitali ya Ethiopia y'iki gihe. Muti noneho wowe ibyo urimo kuvuga ni ibiki? Ni ukuvuga ngo mu myaka ya kera iyi Saba cyangwa Sheba yabarizwaga mu gihugu cyitwa Kushi, yabarizwaga mu gihugu cyitwaga Kushi batarahindura nyine amazina. Iki kikaba cyari igihugu cyafataga Ethiopia yose uko yakabaye, ndetse n'igice kimwe cya Sudani y'Amajyepfo. Ibitabo by'amateka ya Ethiopia bivuga ko uyu mugore
cyangwa se uyu mwamikazi wa Sheba yayoboye uyu mujyi wa Sheba ariyo Addis Abeba nyine y'ubu ngubu, ariko ngo akaba atarazwi inkomoko ye, bikavuga ko ngo yayoboye uyu mujyi ariko ari umudayimoni. Rero nk'uko mubizi mwese, Satani yigeze gushuka Yezu, iramubwira ngo aramye Satani, ngo donc Yezu aramye Satani maze imuhe ubukire bwo ku isi yose. Nibyo rero uyu mugore cyangwa uyu mwamikazi wa Sheba yakoze umwami Salomo. Uyu mwamikazi wa Sheba ava aho ngaho nyine muri Etiyopiya, Addis Abeba nyine aho hitwaga Sheba muri Etiyopiya, apakiye ku ngamiya nyinshi cyane, toni 3.5 za zahabu. Byumve neza muntu wanjye, toni 3.5 za zahabu, n'ibirungo ngo byo kuryoshya ibiryo, ibirungo, dore ko muri Etiyopiya bihaba byinshi nyine. Ngo apakira n'imibavu ihumura neza, ngo n'ibindi bintu by'agaciro, maze uwo Queen of Sheba n'abaja be n'abajajabyi babarirwa muri za magana bamuherekeje, bakora urugendo rushobora kuba rwaratwaye amezi atari make mu nzira, agiye i Yeruzalemu gusura umwami Salomo amujyaniye umutungo utagira ingano. Nyamara mu by'ukuri uku gusura umwami Salomo amushyiriye impano z'ubutunzi burenze urugero, ntabwo byari bishingiye ku rukundo, nta nubwo bari baziranye, ahubwo bwari uburyo bwo kumugerageza ngo arebe niba koko ubwenge budasanzwe Imana yahaye Salomo ko yashobora kubutesha agaciro. Kandi koko Queen of Sheba yaramugerageje arabishobora, kubera ko uyu mugore, uyu mwamikazi wa Sheba yageze i Yeruzalemu yitwa donc amaze kwakirwa, yaje gutera Salomo imitoma, birangira amugushije mu busambanyi bwaje kuvamo umwana w'umuhungu waje kuvuka, avukira mu nzira ubwo uyu mwamikazi yavaga i Yeruzalemu asubiye i Sheba muri Kushi, maze uwo mwana amwita Menelik. Salomo rero irari ry'abagore yamusigiye ryatumye ashobora gutunga abagore, maze ageza ku 1000 bose. Yatunze abagore benshi ageza ku 1000. Donc bavuga hamwe ngira ngo 300 banza bari abagore be bwite, abandi 700 b'abasambane be. Kandi yaje no gufatwa n'ubwibone kugeza ubwo n'urusengero yari yarubakiye Uhoraho arwiyitirira, aho kuba urusengero rw'Uhoraho ruhinduka urusengero rwa Salomo. Iyi nkuru ushobora kuyisanga muri Bibiliya mu gitabo cya 2 cy'amateka umutwe wa 9, cyangwa mu gitabo cya mbere cy'Abami umutwe wa 10 na 11. Ariko byanditswe mu buryo budasobanuye neza. Mu gihe washaka gusoma iyi nkuru mu buryo bucukumbuye, ushobora kuyisanga mu bitabo by'amateka bya Etiyopiya, cyangwa se ugiye no kuri Google naho birahari. Ugiye muri Google ukandika Queen of Sheba, wabibona, barabiguha. Noneho rero mu mavanjiri ya Matayo, Mariko na Luka, Yezu ubwe yatubwiye ko ku munsi w'urubanza uyu mwamikazi wa Sheba ari we uzaducira urubanza, ngo kandi tuzatsindwa. Ibi rero birahamya ko nyine uwo mugore yayoboye Addis Abeba ariko atari umuntu nyamuntu, bigaragara nyine ko ari umudayimoni. Nose ni gute umwamikazi ukurikije uko ubyumva, ni gute umwamikazi w'igihugu runaka yacira abantu b'isi yose urubanza kandi akabatsinda? Nuko nyine uwo muntu yari Satani. Mureke n'umusomyi adusomere
kugira ngo tubyumve neza kurushaho. Ni muri Luka umutwe wa 11 umurongo wa 31. Aya akaba ari amagambo Yezu yivugiye ubwe, kandi aya magambo uko yayavuze muri Luka ni nako yanditswe muri Matayo na Mariko, nta kanyuguti gahinduweho. Ubundi rero tujya twitondera cyane amagambo yagiye asubirwamo muri Bibiliya. Ku munsi w'urubanza, umwamikazi w'igihugu cy'epfo azahagurukira ab'iyi ngoma maze abatsinde, kuko yaturutse aho gihera aje kumva ubuhanga bwa Salomoni, kandi hano hari uruta Salomoni. Amen. Amen. Nanone adusomere Abami ba mbere umutwe wa 10 umurongo wa 2. Umwamikazi w'i Saba wari wumvishe ubwamamare bwa Salomoni akesha izina ry'Uhoraho, azanwa no kumwinjisha ibibazo by'urusobekerane. Amen. Amen. Iyo ni Bibiliya ntagatifu, naho Bibiliya yera igira iti umugabekazi w'i Sheba yumvise ukwamamara kwa Salomo ku bw'izina ry'Uwiteka, azanywe no kumubaza ibinaniranye amugerageza. Amen. Biriya rero abajya babonekerwa bajya bavuga ngo Bikira Mariya ni umugore mwiza cyane ku buryo isura ye utamenye niba ari umuzungu cyangwa umwirabura. Nibyo koko. Muri Etiyopiya nubwo hariyo abantu basa nk'uko twe Abanyarwanda dusa, ariko hariyo abagore n'abakobwa utashobora kumenya neza niba ari abazungu cyangwa niba ari abirabura, kandi beza ku isura n'imisatsi miremire inyerera. Ibyo ari byo byose njye ubwanjye Imana yampaye amahirwe yo kuhagera inshuro zigera ku 8. Ni ukuvuga ko ibyo mvuga mbizi neza, niba mbeshya abandi bahazi bazanyomoze. Mbonereho akanya ko kubabwira ko Etiyopiya ari umuzi w'iyobokamana. Reka mbibutse mukande kuri subscribe kugira ngo ibindi biganiro nzayivugaho muzabashe kubyumva. Nubwo abazungu bagize imbaraga zo gukwiza Bibiliya ku isi hose, na hano mu Rwanda ikatugeraho ari ibitabo ngira ngo ni 73 bya Bibiliya cyangwa 66, sinibuka neza, ariko Bibiliya ya originali niyo muri Etiyopiya igizwe n'ibitabo 88. Uyu mudayimoni Bikira Mariya rero tujya twiyambaza kuva kera yahozeho, ariko hano ku isi yagendaga ahindagura amazina bitewe n'ahantu ari cyangwa bitewe n'impamvu. Hamwe yitwa Shitaroti, ahandi ni Diyane, ahandi ni Kandake n'andi mazina menshi. Kandi nk'uko tumwiyambaza akaduha ibyo dushaka, ngira ngo benshi tubiziranyeho, cyane cyane abavuga za rozari cyangwa ari amasengesho yo mu gatabo k'impuhwe cyangwa se abagikibeho. Muzi ko iyo twagiyeyo rwose tuvayo aduha ibyo tuba twamusabye ndetse akarenzaho. Ni nako yabihaga, ni nako uyu mudayimoni yabihaga abamwiyambazaga kera, nk'uko twabisanga muri Bibiliya ku Yeremiya umutwe wa 44 umurongo wa 16 kugeza ku wa 19. Mureke umusomyi nanone ahadusomere. Nk'uko utubwira ibyo mu izina ry'Uhoraho, ntabwo tukumva. Tugiye gukora ibyo twiyemeje byose, dutwikire imibavu umwamikazi wo mu kirere, tumumurikire ibitambo biseswa nk'uko twabigenzaga mu mijyi ya Yuda,
no mu mayira ya Yeruzalemu, ari twebwe ubwacu, abasokuruza bacu, abami bacu n'abatware bacu. Icyo gihe twari dufite imigati ihagije tukabaho mu munezero uzira amakuba. Kuva ubwo turetse kutwikira amaturo, umwamikazi wo mu kirere no kumumurikira ibitambo tuzira inkota biseswa, twabuze byose kandi turapfa tuzira inkota n'inzara. Abagore b'ingabo bungamo bati, yego, dutwikira imibavu umwamikazi wo mu kirere, tukanamumurikira ibitambo biseswa. Ariko se abagabo bacu bo ntibadufasha mu gutegura utugati two kumwubahiriza, bakadufasha no kumumurikira ibyo bitambo biseswa? Sinibuka neza niba ari ibyo nasomye muri Bible cyangwa niba ari inkuru, ariko ngo Imana yaremye umuntu imurema, ariko Lusiferi ari we Satani batabigiyemo inama. Noneho Satani yababazwa n'uko Imana yaremye umuntu batabigiyemo inama. Noneho Lusiferi birayibabaza cyane, kandi ntiyishimira ko umuntu yaramya Imana yonyine, ahubwo Lusiferi nawe agashaka ko umuntu ayiramya. Kandi Bible itwereka ko Lusiferi ifite ubwenge n'ubwiza budasanzwe. Ibyo rero ngo bikaba ari byo byayiteye kugira ubwibone. Noneho ikimara kwirukanwa mu ijuru ikagwa ku isi, yahise ikoresha ubwenge n'ubwiza bwayo kugira ngo yigarurire muntu maze ayisenge. Kandi yabigezeho kubera ko kuva Satani yagera ku isi ikoresha ibimenyetso n'ibitangaza nk'amabonekerwa, maze umuntu akayiramya kugeza na n'ubu. Imana yo rero ije gucungura muntu, yaje yicishije bugufi inyuze mu mwari w'isugi Mariya. Kandi rwose iyo usomye Bibiliya neza ubona ko uyu mwari, uyu mukobwa Mariya yari umukobwa wo mu giturage udafite n'agasura keza nk'akaba abakobwa batambuka abasore bose bakagwirirana bagasitara. Ndetse n'uburyo Yezu yavutsemo bugaragaza ukuntu uyu muryango Yezu yavukiyemo wari uw'abantu bakennye cyane. Avukira mu kiraro cy'inka, bamushyira mu kavure, ndetse na Yozefu umugabo wa Mariya kuba yari umubaji. Ntabwo yari wamubaje ufite isarumara cyangwa atelier de menuiserie nk'izo mu gakinjiro ka Gisozi tuzi ubu ngubu, oya. Ahubwo Yozefu yari wa musore w'umubaji w'umukene rwose usunika iranda. Noneho n'isura Yezu yavukanye ntabwo ari iya wa musore w'ibogari ushobora kwempresiyona inkumi. Noneho njye ibi ndabihamya rwose nk'umuntu wagiriwe ubuntu bwo kubona Yezu n'amaso yanjye atari ibi byo mu nzozi cyangwa iyerekwa. Yezu ni umusore wirabura udakanganye mu gihagararo. Naramubonye rwose mu myaka 2 ishize, tariki 8 z'ukwa gatanu mu 2022 naramwiboneye rwose n'amaso yanjye. Isura ye rwose igaragaza ko na nyina Mariya adafite isura nziza, kuko burya ushobora kureba isura y'umwana ukamenya ko nyina afite isura nziza cyangwa mbi.
Ibi mvuga ushobora no kubisoma muri Izayi ari we Yesaya umutwe wa 53 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Mureke umusomyi ahadusomere. yakuriye imbere y'Uhoraho n'umumero ushibutse ameze nk'umuzi wanamye mu gitaka cyumiranye, nta buranga nta n'igikundiro byo kurebuza amaso yacu, yewe nta n'igihagararo cyamutera igikundiro. Yari yasuzuguwe kandi yatereranywe n'abantu, umunyamibabaro n'umumenyerane w'ibyago, mbese n'uwo bagera imbere bakipfuka mu maso, kuko yarasuzuguritse, twese ntawe umwitaho. twese ntawe umwitaho. Amen. Noneho bigushobokeye ushobora gusoma ukageza ku murongo wa 12. Kuba rero Yezu yaraje yicishije bugufi mu muryango w'abakene no ku isura itari nziza, nibyo byatumye abantu batamumenya, maze na Satani ikoresheje ubwiza bwayo, ikoresheje ubwiza n'ubwenge bwayo, noneho itwara icyubahiro cyagombaga guhabwa Mariya. Nuko na Yezu nyine ntitwamumenya. Niyo mpamvu handitswe ngo il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Ariko abamwemeye yabahaye kwitwa abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Hanyuma navuze ngo ibya Mariya nubwo Bibiliya itabivugaho cyane, ariko biroroshye kubyumva. Mbese ni nk'uko muri ya mibare twize mu wa mbere wa primaire, twarize ngo 2 guteranyaho 3 bihwanye na 5. Dore rero impamvu 3 zikomeye zituma tudashobora kumva Bibiliya, ahubwo tukemera ibinyoma batwigisha. Impamvu ya mbere, Imana yonyine niyo iguha ubushobozi bwo kumenya ibyayo. Ibyo wabisanga mu Banyakorinte ba mbere umutwe wa 2 umurongo wa 21. Icya kabiri, indi mpamvu ituma tudashobora kumenya ibyo muri Bibiliya, twebwe twizera abatuyobora mu idini, bigatuma dufata amahame y'idini nk'aho asimbura ukuri kuri muri Bibiliya. Kandi Zaburi umutwe w'146 umurongo wa 3 iratubwira ngo, Imana iratubwira ngo ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Indi mpamvu ya 3 ituma tudashobora kumenya ibyo muri Bibiliya, nyine nabyo bishingiye ku kuba batuyobya. Nyine nk'uko maze kubabwira hejuru, mu kwiga imibare yo mu wa mbere primaire, dufata 2 twateranyaho 3 tukavuga ngo bihwanye na 5. Nyamara iyo ukomeje ukiga, iyo ukomeje kwiga ukajya mu yisumbuye na za kaminuza, abanyamibare bashobora kukwereka ko 2 guteranyaho 3 bitangana na 5, ahubwo bakavuga ngo 2 guteranyaho 3 = -. Aha ni hahandi umuntu aba yasubije ikibazo kimwe ukagitangira saa 2 ukageza nka saa 3 utarakirangiza, kikuzura amapaji n'amapaji, yenda nko mu gukarikira za etude d'une fonction ku babyize, cyangwa se za tangente na za cotangente, cyangwa se uri gushaka nk'ibyo bita kikare.
Kuba rero umuntu ashobora kwiga amashuri menshi bikarangira kabiri guteranyaho gatatu bingana na mwenze aho kugira ngo bibe bingana na gatanu, ni nabyo nagereranya n'umuntu ujya kwiga ijambo ry'Imana i Rutongo, agakomeza i Nyakibanda, agakomeza i Roma, noneho akagaruka yemeza rwose nta soni afite mu maso ko nyuma y'uko Mariya abyara Yezu atigeze aryamana na Yozefu ngo babyarane n'abandi bana, kandi nyamara Bibiliya yerekana amazina ya bamwe muri abo bana, ikatwereka ndetse n'ukuntu bamwe muri bo batamwemeraga, ahubwo ugasanga n'abandi baramubwiraga ngo ibyo bitangaza ajya abikora nka bizinesi. Muri Bibiliya harimo imirongo myinshi cyane ivuga ko Imana ubwayo yagiye yirahira ko icyubahiro cyayo itazagiha undi. Noneho namwe muze kwibaza uko gusenga Bikira Mariya byaje, kandi nubwo nyine duhakana ngo ntitumusenga, ngo turamwiyambaza ngo azatuvuganire, nabyo ntibyemewe, kubera ko Zaburi umutwe wa 94 umurongo wa 9 haratubwira ngo mbese nyir'uguhanga amatwi niwe utumva, uwahembye amaso se niwe utabona. Indi mirongo yo muri Bibiliya itubwira ko icyubahiro cy'Imana itagiha undi, imwe ushobora kuyisanga mu Iyimuka Misiri umutwe wa 20 umurongo wa 2 kugeza ku wa 6. Ushobora gusoma Yesaya ari we Izayi 42 umurongo wa 8, cyangwa se Yesaya 48 umurongo wa 11 n'ahandi henshi. Noneho ushobora no gusoma hano yenda mu rwandiko rwa mbere rwa Timote umutwe wa 2 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7, aho bavuga ngo koko rero Imana ni imwe rukumbi, n'umuhuza w'abantu n'Imana akaba umwe, ni Kristo Yezu umuntu nyirizina witanze agapfa ngo abere incungu abantu bose. Ngicyo ikimenyetso cy'ugukizwa kwacu cyatanzwe igihe cyabigenewe kigeze, kandi nanjye ubwanjye nkaba naratorewe kuba intumwa yo kwamamaza no kubyogeza. Mbese aha ngaha murumva rwose Bikira Mariya uwo nguwo ari we muhuza, ari we muhuza w'abantu n'Imana? Wapi, ni Yezu. Ni ukuvuga ngo biriya kubihakana rwose, umuntu aba ari guhakana Bibiliya ku ngufu. None rero niba wumva ibyo ndimo kuvuga, gereranya isura ya Yezu na Mariya, uyu nguyu rwose Bibiliya iriho itwereka, maze ugereranye n'isura ya Yezu na Bikira Mariya ufite iwawe muri salo, mu cyumba cyawe uraramo, cyangwa bya bibumbano biba kuri za kiliziya, maze nawe ubwawe urahita ubona rwose ko usenga ibigirwamana kandi wari uzi ko uri umukunzi wa Yezu. None rero ngewe nk'inama nakugira, shwanyaguza ibyo bishusho, menagura ibyo bibumbano, twika ibintu byose bitubaha Yezu wagupfiriye ku musaraba, nk'ayo mashapure n'imidari wambaye. Ariko kandi niba wanze ugapfuka amatwi, menya ngo one day, umunsi umwe, un jour au côté kamarika yabona wenze, inshuti yanjye, menya ngo umunsi umwe Satani azakugaragura nk'uko mu isoko umuguzi w'isamaki ya makayabu abanza kwigaragura mu isoko mbere y'uko ayishyura.
kazakubaho nta bwami bw'ijuru uzabona, kubera ko Bibiliya itubwira neza ko hari abinjiye muri twe rwihishwa bakadusengesha abamarayika kugira ngo bazatubuze kubona ingororano zo mu ijuru twavunikiye. Ibi wabisoma mu Banyakolosi umutwe wa 2 umurongo wa 18. Nyine kugira ngo ibihembo mwagombaga kwegukana ngo ntimukemere kubivutswa n'abantu bishimira kwigira nk'abicisha bugufi, bagasenga abamarayika, bakirata ukuntu babonekerwa bidasanzwe. Mu biganiro by'uriya mupadiri byakurikiye kiriya nabumvishije mu kanya, we ubwe yiyemereye ko muri Kiliziya Gatolika dufitemo imiryango y'abapadiri b'abayiliminati n'abafuramaso. Ubwo nawe wakwibaza aho abo bantu batwerekeza ngo ni hehe? Uyu mupadiri rwose mu biganiro byakurikiyeho nka 5 cyangwa 6 yagiye agaragaza ko rwose burya hari ukuntu utera ibuye mu gihuru ugira ngo urebe ikivumbukamo. Padiri ahangaha rwose bigaragara ko ibuye ryaramufashe pe, kuko yavuze utuntu twinshi turimo amabanga ya Kiliziya umuntu atashoboraga gupfa kumenya. Naho rero abitwaza ngo none ko Gatolika ari twe benshi, mumenye ko nyine inzira ngari ari ijyana mu irimbukiro. None se abantu 1000 bafite gahunda imwe bagiye muri gare, urugero nk'i Nyabugogo, bagafata amabisi bagomba kugira Rubavu, ariko bagihaguruka nka Nyabugogo abashoferi bakibeshya inzira bakerekeza i Nyagatare. Muribwira ko bagera i Nyagatare kubera ko bayobye ari benshi, noneho kuba bari bagiye Rubavu, noneho Rubavu donc Nyagatare igahindukamo Rubavu kubera ko bayobye ari benshi? Ntabwo byashoboka. Niba rero njye nka Jean Damascene wamaze imyaka irenga 50 ndi mu idini Gatolika, kandi muri iyi myaka yose nkaba nemeza ko nta misa n'imwe naba narasibye nta mpamvu ikomeye. Yewe no muri Covid misa nayikurikiraga kuri televiziyo. Kuba rero Imana yemera ikanyuzaho amabanga nk'aya ngaya yahishwe imyaka irenga 1000, ni uko Yezu agiye kuza gutwara itorero kandi abantu tukaba duhuze. Yezu ubwe yarivugiye ati nta gihishwe kitazahishurwa kandi nta n'ibanga ritazamenyekana ngo rishyirwe ahagaragara. Ibyo tubisanga muri Matayo umutwe wa 10 umurongo wa 26. Imana yabisubiyemo rwose, mujye mwitondera ahantu yabisubiyemo kenshi. No muri Mariko 4 umurongo wa 22, muri Luka umutwe wa 8 umurongo wa 17, no muri Luka umutwe wa 12 umurongo wa 2. Nshuti bavandimwe muri Yezu Kristo, rero narabivuze ariko reka nongere mbisubiremo. Birababaje cyane kuba wicaye wibwira ko uri umukristo, nyamara wazajya kure ugasanga ntabwo uri umukristo ahubwo wabaye umuyoboke w'idini, kubera ko utagize amakenga ngo umenye ibinyoma bya Satani maze ukizera abana b'abantu bagiye batwigisha amahame y'idini aho kutwigisha Bibiliya. Noneho ku munsi w'urubanza birababaje rwose ko uzatungurwa ugasanga uri mu biganza bya Satani, ahubwo ukumva arakubwiye ati bite sha wanjijiwe, nawe tehave rwose Satani ntabwo ndinjije, dore narize ahubwo mfite dogitore 6 zose. Maze ukabona za dogitore zawe Satani narazifashe arazishishimuye mu maso rwose,
akazigushishimurira mu maso ati genda ujye hariya mu muriro, kubera ko mu byo wize byose no mu butunzi bwawe bwose ntabwo wigeze utekereza ku iherezo ry'ubuzima bwawe, kandi urabibwiwe ariko ugahitamo kwiziba amatwi ngo utumva, ngo utumva ukuri ko ari kukurokora. Ibi ngibi biri mu Banyatesaloniki ba kabiri umutwe wa kabiri umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Nk'imyanzuro rero kuri iki kiganiro ni uko nta muyoboke gatolika ushobora kujya mu ijuru, kubera ko abagatolika turi abayoboke b'idini, ntabwo turi abakirisitu. Kereka rwose Yezu ubwe aramutse arebye mu mitima yacu akavuga ati nyamara aba bana banjye barayobejwe, yenda reka mbadohorere. Bo mu mutima rwose ntabwo bari bazi ko bari gusenga ibigirwamana, yenda akaba yatudohorera. Naho ubundi rwose ntabwo turi abakirisitu, dore ko n'umubatizo tubatizwa utemewe, kubera ko kubatizwa bisobanura kwinikwa mu mazi menshi. Urugero, wasoma ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 8 umurongo wa 26 kugeza ku wa 36, cyangwa se ugasoma kuri Yohani umutwe wa 3 umurongo wa 23. Yohani haragira hati Yohani nawe yabatirizaga ahitwa Enoni hafi y'Isalimu, kuko hari amazi menshi abantu bakaza kuhabatirizwa. Donc gusukwa amazi, udutonyanga tw'amazi ku gahanga ni umubatizo w'idini, kandi Bibiliya yemera kandi Bibiliya yemera ubwoko bw'umubatizo umwe, naho gatolika yo ikemera bubiri, ariko igakora ubw'udutonyanga butemewe aho kugira ngo ikore uwo kwinika mu mazi menshi. Umwanzuro wa 2: Mariya nyina wa Jambo, amahanga yose agomba kumwita umuhire, niko Bibiliya ivuga, ariko ntabwo agomba gusengwa cyangwa kwiyambazwa kimwe n'abamarayika n'abatagatifu. Nk'uko twabibonye hejuru, Yezu wenyine niwe muhuza w'Imana n'abantu wenyine. Ni ukuvuga ngo kwiyambaza abandi batari Yezu ni ugutesha agaciro urupfu rwa Yezu Kristo ku musaraba. Kwiyambaza Bikira Mariya ho uba ukoze amahano y'indengakamere. Umwanzuro wa 3: umwamikazi w'ijuru n'isi, Bibiliya itwereka ko atari Mariya nyina wa Jambo. Umwamikazi w'ijuru n'isi ni dayimoni Bikira Mariya, akaba ari Satani wihinduranya. Hari ikibeho rwose abagikibeho mujya munamubona, murabibona, ngira ngo tubiziranyeho. Ni Ashitaroti, ni Diyane, ni Kandake, umwamikazi wa Sheba. Nongere mbisubiremo, Mariya nyina wa Yezu ntabwo ari uriya twita Bikira Mariya. Nushaka kureba uko Mariya yatwinjiranye, nushaka kureba uko Bikira Mariya yatwinjiranye mu kiliziya ari umudayimoni, nuko iby'amabonekerwa byatangiye n'imigambi yazanye Bikira Mariya ku isi, byose nabisobanuye mu bindi biganiro. Ushobora kujya kuri link iri kuri comment nashyize hano hasi, urebe muri comment ukirikeho urabibona. Harya ngo Bikira Mariya ni umwamikazi w'impuhwe. Bikira Mariya mwamikazi w'impuhwe. Attention. None se urwandiko rwa 2 Abanyakorinti umutwe wa 1 umurongo wa 3 ntihagira hati haragasingizwa Imana se w'umwami wacu Yezu Kristu, umubyeyi w'impuhwe zose, kandi akaba utanga ihumure ryuzuye.
murumva uwo Bibiliya yita umwami w'impuhwe? Murumva ari Bikira Mariya? Nsoza iki kiganiro, reka wowe unteze amatwi nguhe homework assignment. None niba Yezu Kristu yaraje kuducungura, ariko nawe akaba agusaba kumusenga wenyine no kwizera izina rye gusa, none wowe ukaba wiringiye Mariya na Bikira Mariya, abamarayika n'abatagatifu. Sinzi hari umuntu umwe mu baturanyi numvise asigaye avuga ati rwose ati avuga umugore we, avuga ngo umugore we uherutse gupfa ngo ubone ngo agiye kuzajya amwiyambaza ngo ngo agiye kujya amwiyambaza ngo noneho ngo azamuvuganire ku Mana ngo kubera ko yamubonaga nk'umuntu w'umukristo. Urumva Yezu azagutwara ahereye he naza gutwara itorero rye? Donc wizeye Yezu, ariko si we wenyine, umwizeranye n'abandi batari Yezu. Kandi Yezu wenyine aravuga ati ndi Imana ifuha, nanga ibigirwamana aho biva bikagera. None uwagupfiriye ntumwemera, ntumwiyambaza wenyine, uri kumufatanya na Bikira Mariya n'abatagatifu. Urumva Yezu azagutwara ashingiye ku ki? Muri kiriya kiganiro cya padiri rero, yavuze ko abagatolika bo nta kibazo bafite ku bya Bibiliya, ngo ahubwo abafite ibibazo ni injiji zo mu yandi madini. Ariko njye icyo nabwira padiri, kandi nawe arabizi neza, burya umunyeshuri ufite icyo ari kumva mu isomo ni nawe ugira icyo abaza mwarimu. Naho umunyeshuri udafite na duke yumva, aricecekera agategereza ko umunsi urangira, kubera ko nyine nta kintu yahera ahabaza. Abagatolika ntitwatojwe umuco wo gusoma Bibiliya, ibyo twese tubiziranyeho. Bityo rero nta jambo twamenya kandi tudasoma. Ariko nyine hari ikiganiro cyabanjirije kiriya, padiri yatubwije ukuri, avuga ko donc Kiliziya ntishaka ko umuntu asoma Bibiliya ngo kugira ngo ibya Bibiliya umuntu wese atabifata uko abyumva. Ushaka azambwire nkemuhe, kubera ko njye ibiganiro byose ndabibika neza, ntabwo njya mpfa kubijugunya uko mbonye, ntabwo njya mbisoma ngo ntambuke, mpita mbidownloadinga nkabibika. Amagambo yavuzwe na Martin Luther mu 1543 rero, donc akavuga ngo abatemera Bikira Mariya, cyangwa ni mu 1534, ni mu 1534, yaravuze ngo abatemera Bikira Mariya ngo ni imbwa, ngo ni ingurube, ntawe ukwiye kuyubakiraho, kubera ko kwemera no kumenya iby'Imana ni urugendo umuntu atagenda umunsi umwe. Niba nawe kuvuga atyo, niba Martin Luther kuvuga atyo bitari muri gahunda yo kuyobya nkana itorero ry'Imana, ibyo ari byose ntabwo twavuga ngo nawe ngo tumwite imbwa, ahubwo kubera ko kumenya iby'Imana ari urugendo, ahubwo twavuga ko yenda yapfuye ariko hasigaye nk'ukwezi kumwe se cyangwa umwaka wose kugira ngo amenye ukuri, noneho azivuguruze. Njyewe nicyo nabivugaho. Ubwo rero muri make ni uko njye mbibona. Bakristo bavandimwe rero, reka dusenge dusoza iki kiganiro.
Ndagushimiye cyane uhoraho Mana yacu kubera ko wemeye kubana natwe muri iki kiganiro, ngushimiye kandi umwete wampaye wo kumenya ibyawe, kandi umwanya maze nsobanurira iby'ukuntu urupfu rwa Yezu ku musaraba rwateshejwe agaciro, maze tugasengeshwa ibigirwamana, ntube umwanya w'imfabusa kuri njye n'abakurikiye iyi nyigisho. Nsabiye n'umugisha abazagira umwete wo gukwiza ubutumwa kuri bagenzi babo, ni mu izina ry'umwami wacu Yezu Kristo nsenze kandi nizeye, amen. Ndabashimiye rero mwese abakurikiye ikiganiro kugeza kirangiye, kandi mbibukije gukanda kuri subscribe na like kugira ngo ndetse muze no gukora komenti kugira ngo turusheho kungurana ibitekerezo. Imana y'amahoro ibampere umugisha. Murakoze, murakarama.